Reka tuganire rero ku jambo ryitwa bucket list. Bucket list ikintu nicyo kintu nabonye i Buraya kirantangaza, ubwo nagifashe n'igihe kinini kugira ngo nyumve ngisobanukirwe. Reka rero tukiganireho turebe niba hari icyo abanyamuryango inshuti zanjye mushobora kwiyunguraho nibura kibahe umurongo w'ibyo mwakora mu iterambere, kubera yuko akenshi ubaza umuntu icyo ashaka kuba, icyo ashaka kuzakora mu buzima, ugasanga ntabizi, ngo simbizi, ngo ibyo Imana izangenera ni ibyo ngibyo. Ubwo urumva ko byose yabishyize mu maboko y'Imana nk'uko twigishijwe. Reka rero turebe uburyo abandi banyamahanga b'i Buraya babigenza bate. Ese bo icyo bita bucket list ese ni igiki? Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Nk'uko rero nari mbitangiye, tugiye kuganira ku jambo bucket list. Iri jambo ngo akenshi rivuga ngo ibintu ushaka gukora, a list of things you want to do, to achieve or experience in your lifetime. Ni ibintu ngo ushaka gukora cyangwa ushaka kuzageraho cyangwa ahantu ushaka kuzatembera mbere yuko upfa. Kuva ukiri muri ubu buzima ugomba ibyo bintu byanze bikunze ugomba kuba warabigezeho cyangwa warahatembereye cyangwa warabitesite. Uko byagenda kose icyo kintu, niba ari icyo kurya ube warakiriye, niba ari ahantu ho kujya gusura ube warahasuye, niba ari ikintu cyo kunywa ube warakinyweye, niba ari ikintu cyo kureba ube warakibonye. Ibyo bintu nibyo bita bucket list. Akenshi rero ngo iryo jambo ngo rituruka ku jambo ryitwa kick the bucket, ni ukuvuga ngo gupfa. Ngo akenshi ibintu byose bitangira before you die, ni ukuvuga ngo ni ibintu ugomba kuzakora mbere yuko witaba rurema. Rero akenshi nk'abantu b'inahangaha usanga akenshi barakoze nka liste y'ibintu bagomba kuzasura cyangwa kuzarya cyangwa kuzahura nabyo. Reka ntange urugero nk'ibyo nabonye. Baravuga ngo hari wavuze ngo arashaka kuzasura igihugu cy'Ubuyapani, akazasura n'igihugu cya New Zealand, akazasura n'igihugu cy'Ubushinwa. Ibyo bihugu rero ko ari bitatu ni ibihugu yashize kuri liste avuga ko atazigera apfa atabigezeho. Ni ukuvuga ngo amafaranga ye akorera, ayo azigama ari muri liste y'icyo kintu. Hari rero n'uwavuze ko azakora ibyo bita skydive rimwe mu buzima bwe, skydive at least once in my lifetime. Skydive ahangaha ni ukuntu abantu bajya mu ndege cyangwa muri helicopter, noneho bakabarekura bakavamo bagasa nkaho bamanuka nk'igisakabaka, nk'inyoni, bambaye imyenda bambaye ikintu kiba kimeze nk'umutaka, noneho bakamanuka muri ubwo buryo. Akenshi baba bari kumwe n'abandi bantu babafasha baberekera uburyo bamanuka, ku buryo bavuga ko icyo kintu ngo nicyo kintu bashaka kuzakora mu buzima bwabo. Hari n'ikindi ukumva umuntu arakubwiye ngo arashaka yuko aziga ururimi runaka. Ushobora kuvuga ngo ndashaka ko nziga igiswahili, sinzapfe ntaramenya igiswahili cyangwa icyongereza cyangwa igifaransa. Bikaba ari ibintu ushaka ko utazapfa utamenye. Ni ukuvuga ngo ni ururimi ushaka kuza ko uzapfa wararumenye byanze bikunze. Akakubwira ngo guhura, meet your favorite celebrity. Hari inanga abantu basariye abacelebrities. Abacelebrity ni abantu bano bakina za filime cyangwa abacuranzi, n'abantu bazwi cyane. Hari ugasanga avuga man uzambabarire sinzapfe ntarahura na kanaka, mukore mu ntoki bafotoranye nawe. Byanshimisha rwose cyane. Ariko buri muntu wese burya agira umuhero we, agira umuntu abakunda cyane yumva aramutse ahuye nawe bagafatana ifoto, ari byo bintu muri make byahindura ubuzima bwe, yapfa yishimye. Hari n'uvuga ngo muri liste ye agashyiramo
ndimo nditegura yuko nibura mu myaka 2 iri imbere nzirukanka marato, nzajya mu marushanwa ya marato. Urabona kurushanwa bya marato burya ntago ujyamo ari uko ngo uzabe uwa mbere, ahubwo ujyamo burya kugira ngo gusa wirukanye urangize. Niyo warangiza nyuma y'amasaha 2, niyo warangiza nyuma y'umunsi wose, ariko nibura wirukanse muri marato. Kandi burya ikintu ushaka kuvuga ahangaha kuri marato, ureba ira nimero baba baguhaye, burya ni amafaranga, burya ni amafaranga kugira ngo bayikohereze mu iposta. Uriyandikisha, ugatanga umwirondoro, ugatanga n'amafaranga. Akenshi abantu babikora ni abantu baba bashaka gusapotinga wenda ibyo bita amacharity. Ahangaha ugasanga ndabikorera charity ya kanaka y'umwana wapfuye, umubyeyi wapfuye, charity wenda y'abarwaye kanseri, charity y'abantu bavura indwara z'imitima, abantu barwara indwara z'imitima, abantu barwara indwara zitandukanye. Ahangaha nizo usanga zifite charity. Cyangwa umuntu akirukanyira charity y'abantu bitwa aba homeless n'abantu badafite aho baba, usanga bashaka kugira ngo bagire ahantu nibura mu gihe udafite aho kuba. Ayo mafaranga nibura babe barateguye inzu, ahantu abantu bajya kuba baba mu gihe by'agateganyo. Ni ukuvuga ngo ntibayaha uriya muntu, ahubwo bayaha izo charity ziba zishinzwe kwakira abo bantu. Urumva rero iyi impamvu nzanye iyi bucket list no kugira ngo bifashe abana, urubyiruko n'abantu ndetse n'abantu bakuru bumve ko mu buzima bwabo ubuzima ni burebure. Ubuzima hari ikintu wagakomye gutekereza ukavuga ngo ndashaka sinzapfe ntakoze kino kintu. Abana akenshi usanga nk'umwana mukamuganiriza nk'uko nabitangiye mbivuga, ukamubaza n'icyo ushaka kuzaba ukuze, n'icyo ushaka gukora, n'icyo ushaka kuba, ugasanga ntakize, ategereje yuko ababyeyi aribo bazabimukorera, ategereje yuko isi ariyo izamupangira. Kandi ugasanga isi iyo igupangira mu buryo butari bwiza. Abamwakiriye, abamupangiye ba mbere ni za nshuti ahura nazo. Yagize ibyago uyu mwana agahura n'abafite ingeso mbi, nawe yumva ko isi ariko imeze, ni kuriya ni sawa. Iyo agize amahirwe ahura n'inshuti nziza zimushepinga, zimushyira mu buryo bwiza, we usanga azi icyo ashaka kugira. Ayo ni amahirwe abantu benshi badahura nayo. Akenshi rero impamvu narinzanye kino kintu nongere mbivuge, bidufashe wowe urimo kunyumva. Uramutse ukoze bucket list yawe, washyiramo iki? Reka nongere ntange nk'urugero wenda unyumva kizamugirira akamaro. Abirabura turwaye indwara imwe, ntidukunda gutembera. Iyo ugize gutya ugasa nkaho utembere nke muri bino bihugu, iyo ugiye ahantu usanga nta birabura benshi bahari, abahari n'umwe babiri, kandi ugasanga yaje ari wenyine. Ukabona muri make yabuze n'ibyo akora, afite irungu, muri make ntabwo arimo kwenjoyinga. Kubera iki? Twakuze ahantu tudatemberana na famiye, tudatemberana n'umuvandimwe wawe ngo mufate urugendo muvuye ngo reka tujye gusura kariya karere, turebe ko hameze, tujye gusura uriya musozi, tujye kureba za Kilimanjaro. Aho ngaho iyo bagiye kuhasura usanga ari abanyamahanga gusa bahuzuye, nkaho iyo Kilimanjaro itaba mu gihugu gituyemo n'abantu. Ni ibintu burya biba biteye isoni kandi biteye n'agahinda. Wowe unyumva, icyo gihugu ahantu utuye ahariho hose, niba hari umutekano uhagije 100%, aya ni amahirwe. Mu mafaranga ukorera zigamo udufaranga dukiya, nibura uzasohokane n'abana bawe mu gihe cy'akazuba, mugende hariya mutembere, murebe ibyiza bitatse isi. Imana yashyizemo ibintu byiza cyane byagutungura. Ugeze hariya ukabona wow, ntago narinzi ko isi ari uko nguko kimeze. Nabonye karakana. Biriya ni ibintu bikora na memory, ugarinda usaza wishimye. Hari ikintu wasuye, niba nakivuga ukavuga narahageze hameze gutya na gutya, ku buryo n'abanyamahanga nibaza gusura iwanyu bagasura muri ako gace bakabona abene gihugu batemberera baraho ngaho. Ni ukuvuga ngo atabona ko bano bene gihugu barajijutse. Buriya kiri mu bintu bigaragaza abantu bajijutse. Kujijuka twebwe turabicurika, twumva ko kujijuka ari ukujya mu ishuri ukiga ukaminuza. Oya, ushobora kubyiga nabyo ni byiza, ariko uramutse ugiye ukazajya umenya n'iby'iwanyu uba wabyigisha abandi. Niyo mpamvu uzasanga tubura ibyo twigisha abanyamahanga, ahubwo tugahitamo gufata
kwiga iby'abanyamahanga. Niyo mpamvu usanga bo baratembereye iwabo, batembera ahantu hose bahazi. Inaha abana usanga muri vakansi abana bajya n'ababyeyi bajya gutembera mu duce uturere, bagasohoka bakajya ahantu hose barateguye. Kandi burya bivamo na business. Uko abantu baza gusura ahantu cyane, niko mu baza kuhasura burya harimo abantu bakora business, nibwo bahita babona. Ariko washora ahangaha ko tuhagera tukabura icyo kunywa, kuki umuntu atazana ka kafe ahangaha abantu bakazajya babona icyo kunywa ahangaha? Urumva yuko uriya muntu umushoramari atekereje business koko ahabona abantu. Burya ahantu hatari business nuko abantu baho batagaragara, abantu baho barihishe. Bityo rero bigatuma n'abashoramari batabona impamvu bashora amafaranga aho ngaho. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane, ariko cyane abirabura tugiye tubyitaho cyane, byadufasha bigatuma n'ahantu hacu tuharinda, tuha agaciro. Parike zacu ni bantu bangahe bakavukire b'icyo gihugu bazisura? Ni bangahe? Dutegereje ko ari abanyamahanga bazaza kuzisura gusa? Ariko yego bazaza, ariko burya iyo baje bagasanga abenegihugu batabyitayeho, batajyayo, ni ukuvuga ngo burya bahita babona ko abenegihugu batazi akamaro k'iyo parike. Niyo mpamvu abenshi uzumva batangiye gutukana, batangiye kuvuga ngo n'ubundi wabibambura ko n'ubundi ntacyo bibamariye, koko ntabwo bazi agaciro kabyo. Yego baba badututse nibyo, ariko koko ushyize mu ncabwenge uhita wumva koko ibyo bavuga mu rundi ruhande nubwo bwose bibabaje, biba ari ukuri. Ntitujye gusa mu mazu ndangaburanga nayo ni sawa, ariko tujye no mu yandi twadufasha kugira ngo turyoherwe n'ibyiza bitatse igihugu. Dutembera burya bigisha ni ibintu byiza cyane. Dukore ibintu tunakopera iby'abandi, dukopere ni byiza. Nk'uko nigisha abantu bose, twige gukopera iby'abandi. Kandi buriya nkubwije ukuri, uko ugenda ukopera iby'abandi, uko ugenda wiga iby'abandi, bigera aho ngaho tubona ko bakoze amakosa. Uko babikora atari ko byakagombye kuba. Akenshi biterwa n'aho utuye, akenshi biterwa n'igihe urimo, wowe ugahita ubona wabishyira mu rwego rwawe, mu buryo bwawe, noneho ugasanga ibyo bita noneho innovation, babyita innovation. Yes, ukaba ibyo bita innovation. Muri ubwo buryo rero numva aribwo byaba byiza, nibyo nahisemo uyu munsi, kugira ngo turebe ibyo ahandi badutanze, ibyo abandi batera imbere, tubyigireho, turebe uburyo twahindura Afrika yacu. Kandi nemera yuko byose byagerwaho buhoro. Mukomeze rero muryoherwe, mugire umunsi mwiza, n'abarimo kwifuriza umunsi w'irayidi, umunsi muryoherwe. Ubwo naho butaha kuri video itaha. God bless you all of you. God bless you all of you. Ciao.